nje kugutangariza ngo ukwezi kwa 12 ni ukwezi kumugisha ku buzima bwawe, kubera yuko hagararanye n'Uwiteka, kubera ko wamenye Imana yawe. Uwiteka nawe ari kumwe nawe kandi yiteguye gukora iby'ubutwari ku buzima bwawe, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kugusubiza ubuzima bari barakwambuye, yiteguye kugukuraho imbaraga z'abarozi, yiteguye guhagararana nawe, yiteguye kukurekera mu kazi nubwo bari bamajije kwandika ndetse bari bakoze inama za rwihishwa, ariko Uwiteka iyo migambi ayikuyeho. Ndetse ndavugana nawe bari bagiye kwimura mu kazi kubw'akagambane, Uwiteka bikuyeho. Ni Imana igivuga ikavuguruza imigambi y'abakomeye. Ni Imana igikora igakora ibikomeye. Abana b'abantu bakavuga ngo mbese birabyari ibiki? Mbese intambara zitabayeho twazavuga iki? Twazabwira data ko twarwanya uruhe rugamba? Uburwayi butabayeho wazavuga iki? Wazabwira Uwiteka Imana ko warwanya uruhe rugamba? Inzara itabayeho, intambara mu kazi, ubukene, abarozi bataturoze, twazarevone kude shayini grere zobini daraya sire dotayini. Hari igihe Imana itureka tukajya mu ishyamba cyangwa tukajya mu butayu, tukajya kugwiza imbaraga z'umutima n'iz'umubiri, kugira ngo igihe gikwire tubashe kugwana urugamba, kugira ngo igihe gikwire tubashe guhagarara imbere y'abakomeye tuvuge, kugira ngo igihe gikwire tubashe guhamya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abakurikiye TV Ezekiel. Iki gitondo ndagarutse, ni Evangeliste Cyanengerwa Clarisse. Nifuje kubana namwe, twari tumaze iminsi tutari kumwe, ariko uyu munsi nje kubabwira imbaraga za Yesu, nje kubabwira ko Yesu agira neza, nje kubabwira ko uhagararanye n'Imana atajya akorwa n'isoni. Naho imyaka yaba ibihumbi, naho amasaha yaba menshi, naho amazi yakwiyongeranya inyanja zigatutumba, iyo uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe nta kintu kijya kigukanga, nta kintu kijya kigutsinda. Intambara zaba nyinshi, indwara zaba nyinshi, ibibazo byaba byinshi, ndetse n'uburwayi bwaza, ubugumba bwaza, gupfusha byaza, ariko iyo uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe, iteka ibyo ngibyo byose bijya bicaho mu kanya nk'ako guhumbya, ugasigara wemye kandi ugasigara uri amahoro. Iki gitondo rero nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura wowe uri kumwe n'Imana, humura wowe uzi kuhagararanye n'Imana yawe. Ibyo uri kunyuramo byose byigutera ubwoba, kuko hari Yesu ubasha kubikuraho. Haleluya. Ibyo unyuramo byiguca intege, wimarwamo imbaraga n'ibihe, kuko Uwiteka Imana aje mu ruhande rwawe kandi aje kubihindura bishyashya. Dusomye tugiye muri Bibiliya ijambo ry'Imana, tubonamo umwami witwaga Dawidi. Dawidi igihe kimwe yari umwana mutoya, ise aragenda mujyana mu ishyamba, amaje kumujyana mu ishyamba akajya aragira, ariko nubwo yaragiraga bene wabo ngo ntago bamugeragaho cyane, ariko Uwiteka Imana we yaramuzi. Abavandimwe bakwibagirwa, ababyeyi bakwibagirwa, ariko Imana yacu ntago igitwibagirwa. Imana ihora ituzirikana, Imana ihora itwibuka. Uwiteka ahora tuziritse ku nkingi z'imitima ye. Haleluya. Ngo igihe kimwe ngo Uwiteka ahagurutse umuhanuzi, ngo aramubwira ngo genda, ngo nurangiza ngo ngire kwa Yesaya ngo nkwereke ngo icyo ugiye kunkorerayo. Ngo aragenda agezeyo, ngo Uwiteka aramubwira ngo ndashaka kwimika umwami muri abo bana ba Yesaya. Haleluya. Ngo maze ngo baravuga, Uwimfura aravuga ngo kubera uburanga bwanjye n'uburebure n'ubwiza ngo nijye bagiye kwimika. Ngo ariko umuhanuzi azengurutse ajya kwigusuka amavuta, Uwiteka ati have ntago ari uwo. Uwageze ati have ntago ari uwo. Ngo arangije ngo Uwiteka aramubwira ngo mbese ngo mbariza ngo nta wundi mwana uri muri urwo rugo. Ngo arangije arabaza ati mbese muri runo rugo ngo baravangura akana gatoya kagahererezi. Bajya batwita amazina kubera ibihe turimo, bajya baduhimba amazina bakibagirwa ko dufite ababyeyi batwise. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko hari Imana itajya yibagirwa, hari Imana ihora izirikana amazina yacu. Ngo barangira aravuga ngo hari akana kagahererezi ngo kaririya mu ishyamba ngo karagirayo intama di. Uwiteka arangije ngo aramubwira ngo babwire bazana uwo nguwo bari kuvuga ngo ni akana gatoya, kuko niwe nishimira, niwe wanejeje umutima wanjye, niwe nshaka kwimika akaba umwami w'ubwoko bwanjye. Haleluya.
barangije baramuzana ngo bose barumirwa, bari baramuciriye mu ishyamba, ntago bari bazi ko hari ikiza cyamugeraho, ntago bari bazi ko hari icyamuturukaho. Ariko hari igihe Imana itureka tukajya mu ishyamba cyangwa tukajya mu butayu, tukajya kugwiza imbaraga z'umutima n'iz'umubiri, kugira ngo igihe gikwiriye tubashe kugwana urugamba, kugira ngo igihe gikwiriye tubashe guhagarara imbere y'abakomeye tuvuge, kugira ngo igihe gikwiriye tubashe guhamya tuvuge iby'Imana yadukoreye. Umuririmbyi ari mu myuka aravuga ngo mbese intambara zitabayeho twazavuga iki? Twazabwira data ko twarwanya uruhe rugamba? Uburwayi butabayeho wazavuga iki? Wazabwira Uwiteka Imana ko warwanya uruhe rugamba? Inzara itabayeho, intambara mu kazi, ubukene, abarozi bataturoze, twazarevone kude shayini grere zobini daraya sire dotayini, twazavuga ko twarwanya uruhe rugamba? Hagarara, hagarara, Uwiteka arakuzi. Naho abana b'abantu bakwibagirwa, Uwiteka wenyine arakuzi. Imana mujyana muri byose ntigusige, Imana mujyana mu burwayi ntigusige, ikagukurayo uri muzima. Abakakuroga bakabazi ngo ugiye gupfa. Iyo ngiyo niyo ifite imbaraga uyu munsi, iyo niyo nje kukubwira uyu munsi. Nje kukubwira Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nje kukubwira Imana igikuraho inzitizi zose. Nje kukubwira Imana igiduhambura aho batuziritse. Nje kukubwira Imana igidukura mu bituro badushyizemo. Nje kukubwira Imana igihanagura amazina batubatije. Haleluya. Nje kukubwira Imana ya yindi ikomeye, ya yindi igidukorera imirimo ikomeye abantu bagatangara, ya yindi yabanye nawe muri bya bibazo na n'uyu munsi irahari, ya yindi yabanye nawe cyagiye byari byagucanze na n'uyu munsi irahari. Haleluya. Nje kugutangariza ngo ukwezi kwa 12 ni ukwezi kumugisha ku buzima bwawe, kubera yuko hagararanye n'Uwiteka, kubera ko wamenye Imana yawe. Uwiteka nawe ari kumwe nawe kandi yiteguye gukora iby'ubutwari ku buzima bwawe, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kugusubiza ubuzima bari barakwambuye, yiteguye kugukuraho imbaraga z'abarozi, yiteguye guhagararana nawe, yiteguye kukurekera mu kazi nubwo bari bamajije kwandika ndetse bari bakoze inama za rwihishwa, ariko Uwiteka iyo migambi ayikuyeho. Ndetse ndavugana nawe bari bagiye kwimura mu kazi kubw'akagambane, Uwiteka abikuyeho. Ni Imana igivuga ikavuguruza imigambi y'abakomeye. Ni Imana igikora igakora ibikomeye, abana b'abantu bakavuga ngo mbese birabyari ibiki? Uvuge ngo ndi kumwe n'Imana yanjye ndakomeye, ndi kumwe n'Uwiteka Imana nguwe neza, ntago nibandoga bizankanga. Ndavugana nawe ufite ubwoba bw'umwana wawe, uri kubona birangiye ndetse nta butabazi. Uwiteka agaruye ubuzima bw'umwana wawe, Uwiteka agaruye ubwenge bw'umwana wawe, Uwiteka agaruye icyubahiro kuri mwebwe. Kandi ndakubwira ngo icyo Uwiteka yagambiriye kuri uwo mwana kizasohora. Ntago imigambi y'abana b'abantu ari izakora, imigambi y'abarozi ntago ari izakora, ahubwo bazakora imigambi y'Imana, kuko ari Imana yacu idukunda kandi ikatwitaho. Ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ni Imana ifite imbaraga kandi yihagije. Iyije kurwana ntabwo igisaba umusada, yo yonyine ijya yirwanirira kandi urugamba rukarangira amahoro. Haleluya. Iyo ngiyo yikomereho, yifata ukuboko. Reka nkubwire, niki kiguteye ubwoba? Wigira ubwoba, wikwibaza ngo bizamera bite? Uwiteka hari uko aje kubigenza. Wikwibaza ngo mbese ngo niyo yavuze, ntago ari umwana w'umuntu wavuze. Rindira. Dawidi ari hariya mu ishyamba, ntago yarazi ko azaba umwami, ariko yabaye umwami. Uyu munsi twese turabizi, yamamaye kurusha abandi bami bamubanjirije, ndetse Uwiteka aramuhamya, aramukunda kurusha abandi. Abantu baratungurwa. Uwiteka rero ku buzima bwawe ni Imana ikomeye, ni Imana igira neza, ni Imana y'imbaraga, kandi ni Imana yiteguye kukurwanira kugira ngo ikoze ibyo byose byakurwanyaga isoni. Yesu aguha umugisha kandi akugirire neza. Reka ndekere gusa wumve yuko Uwiteka aje kukurwanira kandi agwaye kado y'ukwezi kwa 12. Kandi reka nkubwire ngo hari icyo akoze ku buzima bwawe, kuko hari ibyakurwanyirizaga mu bwihisha kukuriyeho.
uwiteka aje kubana nawe, nawe wicecekere. Ngo igihe kimwe ngo Elisa arimo agenda ari kumwe na Eliya, ngo ahura n'abana b'abahanuzi, ngo barangije ngo baramubwira ngo mbese wamenye ko uyu munsi sobuja ari bugukurweho? Arababwira ngo ngo nani mwicecekere byose ndabizi. Jya ubabwira ngo ni mwicecekere byose ndabizi. Abavuga ujya ubabwira ngo ni mwicecekere, ni muceceke kuko nabimenye mbere yanyu. Haleluya. Imana nishimwe. Icecekere, uwiteka ibyawe arabizi. Yabimenye mbere yuko abandi babimenya, kandi yabimenye mbere yuko nawe ubimenya. We komera kuwiteka. Uko Elisa atarekuye Eliya mpaka mukuyeho umugabane w'umwitero we, nawe fata uwiteka hari icyo ugiye kumukuraho. Yesu nakugirire neza kandi Yesu aguhereza umugisha. Mbasabiye umugisha uturuka ku Mana, mbasabiye uburinzi buturuka ku Mana, izindi mbaraga zose ziye kugutera ubwoba kuko uhagarikiwe n'Imana ishobora byose. Yesu nakumera umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Databuja Imana icyanuka muri byose, uri Imana ivuga bikaba, urategeka bigakomera. Witwa ndiho kandi uzahoraho ibihe byose. Nawe kubanjirije nta n'uzaguheruka. Ndagushimye ndaguhimbaje. Ushimwe kuko uri Imana igiye kuturwanirira. Ushimwe kuko uri Imana igiye kubana natwe. Kandi ushimwe kuko data ibyo wakoze byari byinshi, n'ibisigaye ushimwe kuko ugiye kubikora. Turaguhimbaje rero kandi tugaye karibu ngo uze wivange mu byacu, ukomeze ugendane natwe, ukomeze utugwanire uko bwije nuko bukeye. Tubusabye dushima mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amena. Shalom, shalom. Yesu abamera umugisha kandi abagirire neza.